munsi nushaka umwite Bruce Melody. Uyu numwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda baza mu myanya y'imbere nyuma yuko akomotse hanze y'u Rwanda muri Kenya kumenyekanisha indirimbo yakoranye umwe mu bahanzi bakomeye hariya muri Kenya, n'ubundi agahura n'aba content creator ndetse n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga batandukanye. Yageze i Kigali ahita avuga ati ibi nakoreye Kenya ntago bibaho, ngomba no kubikorera mu Rwanda. Ubundi yikoza muri Kigali Universal mu biro bikuru bya 155 AM, maze atumira aba content creator n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bana mu Rwanda. Ngira ngo urimo urababona kabisa, bagiye batandukanye, ba Emegad n'abandi benshi cyane kabisa, yaba dancers, aba content creator, aba bloggers, aba influencer n'ibindi. Ayo narangije abatamura mubona Kiramani barimo baragira utuntu bavuga naho nk'abakire kabisa. Ora Kiramani numwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko bakaba n'abashoramari, bakaba abakinyi ba filime, abakinyi b'urwenya. Ewana Kiramani byose umwanditsi karabutaka wa filime, ndetse urabona hariya, urabona Bruce Melody arimo aravuga ati buriya hano bundi abakire duteramo agapira gutya, ati biriya bintu njya mubona mwigaragura mu mafilime ibintu mu Rwanda reka twebwe iyo turimo hano tuba turi mu tuntu. Reba hano, reba nkwereke, ati ubundi babikora barya bakire baba bahuye kabisa. Witwa Bruce Melody rero yaje kuba ahura nabo bajama, arangije abahatanga ikintu bita inyama, amafiriti, makaroni bararya kabisa bahungu ngo batabuzuye, ikitwa icyo kunywa ngo banyweye bararya. Ewana ngo ubundi bakora icyo bita kugwa ivutu. Dogiteri Nsabi wanza ewana ikintu cyitwa ifiriti n'amakaroni n'inyama yavuye yabisokoje bya danje. Hanyuma rero si ibyo gusa kandi ndaza kuba nkugezaho amakuru atandukanye, yakubwira ko Clapton Kibonke yigiriye i Dubai. Ndaza kuba nkubwira ko kandi uwitwa Ashiba Kalongi nawe agiye kwibaruka ariko atazibarukira hariya muri Uganda. Ndaza kuba nkurabura ko witwa Diamond Platnumz yamaje kuba yakirwa kumwami. Ese yakiriwe kumwami hehe? Ibyo turaza kuba tubigarukaho byose muri aya makuru y'imihanda. Of course ndi Mr Muhanzi, ndi ntare, ndi ndahangarwa, ndi intore kandi ndi umunyarwanda, ariko kandi ndi diaspora. Ngo ikaze makuru y'imihanda y'uyu munsi. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje kunyereka ko turi kumwe mu mibitekerezo, like ndetse kandi mukitabira kureba ibi biganiro ndi kubagezaho by'amakuru y'imihanda. Vuba nakubwiye ko ndabatamo interview, ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro, ariko niyobokamana ni ngombwa, tuba tugomba gusenga. Ibyo ndabyubaha cyane. Kanda subscribe rero, ukande notification nyabuneka, ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro njya nshyiraho bijye bita bibagiraho ako kanya. Iyo warakanze subscribe nibyo ni na ngombwa cyane kabisa, ariko niba utarakanze notification bivuze ko kuba warakanze subscribe nabyo nta kamaro byaba bimfitiye. Ugomba kwibuka gukanda subscribe, ugakanda n'akazogera kugira ngo ikiganiro kizeho kijye gita kikugeraho. Nagushimiye rero aho uri hose, yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Nyaboneka n'iby'agaciro kubana ananjye. Asigaye twidagadure, ibintu byose utidagaduye burya byagorana cyane. Hanyuma twanzike rero, ndakubwira ko n'ubundi amafoto meza kabisa urimo uragenda ubona kuri screen nay'ibyamamare byafashe n'uwitwa Bruce Melody hariya muri Kigali Universal. Ewana urababona uwitwa Dr Nsabi ari kumwe na Mitsutsu, mukomediye mwiza cyane, ariko abatipe kabisa mu buryo basetsamo, bafite uburyo bazanye style zabo izi style zo kurira. Nkeka ko uwitwa The Ben yabahaye style nziza yo kurira kabisa mu gihe uwitwa Tiger B we yayikoreshaga ari kuri stage agira ngo afate attention y'abafana cyangwa se amarangamutima y'abafana. Abahungu nabo baje kubivumbura, baravuga bati sha baretse tukwereke ntumwazanye ngo mukina comedy ngo za stand up sinzi iyo bivuyaho. Reka tubanze tubereka abatipe ibintu bijyanye no kurira ni ibyabo rwose. Umenya hari n'undi uzabikora azamuha copyright yeah. Yitwa Dr Nsabi, yitwa Mitsutsu, ubu ari imbere yitwa Melody. Hano yarimo arikorera challenge n'uwitwa Shakira K. We ni ex wa General Benda. Ibintu naje kumenya yuko buriya ngo gutandukana kwa General Benda na Shakira K
buriya ngo ni uburaya ntabwo ari ukuvuga ngo ni Eric Semuhungu nk'uko byavuzwe cyane ngo ni wa watandukanyije, ahubwo icyaje kuba nuko ngo uwitwa Shakira K ngo ni indaya karahabutaka niko bivugwa. I'm so sorry gukoresha wenda iyo mvugo. Ndetse na General Benda nawe ngo ni indaya karahabutaka kabisa, nabyo niko bivugwa. Ntabwo ari amakuru mpagazeho, gusa wenda tuzakomeza tubibone. Niyo mpamvu ngo bose barananiranwe rero, ngo buri umwe abaca hirya n'undi aca hino, bikaza kuba rero ikibazo. Hanyuma ndanyarukira hanze y'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda nazo ziri hariya muri Sudani zikomeje gukora ikintu cyiza cyane kabisa, ko nyuma y'uko bari mu myitozo yo gutoza aba bakobwa ibijyanye no kwirwanaho. Urabona umusirikare w'u Rwanda hariya kabisa arababwira ati ubundi umutipe nakwegera ari ikihebe uzabanza uramwereke ko wanamutera n'umugeri wowe. Ati batera umugeri gutya, urumva ibintu by'abakobwa mwigize ngo mukobwa ibi ni by'abahungu, reka u Rwanda ntibikora. Mu Rwanda ntibikora, waba uri umuhungu, waba uri umukobwa, uri umudamu, uraba uri umubyeyi, byose ugomba kumenya ko imirimo yose ugomba kuyikora. Birumvikana ni gender balance, ibyo byo twumaje kubimenyera hano mu Rwanda 2024, ntabwo abikiri ikibazo cyo kugarukaho cyane. Hanyuma nihuse cyane kandi ndanyarukira muri Gen Z cyangwa se Gen Z comedy, witwa Ishkevin, witwa Andi umuntu baraye batanze ibyishimo kabisa hariya muri Camp Kigali muri Gen Z comedy show yabaye kuri wa 17 birumvikana z'ukwezi kwa 10 2024. Ibo barabatumirwa hariya muri Gen Z comedy mu gace bahisemo kwita Midnight, kaba kariyobowe n'uwitwa Fally Merci. Witwa Ishkevin yaje abakubitira icyitwa Trapishi, ewana arabakubitira kabisa. Mugani we ati uzankubitira umbwira bizima, nawe yaje rero abakubitira ababwira bizima kabisa. Ngira ngo abari bagiye muri Gen Z comedy barushijeho kunezerwa nyuma y'uko n'ubundi babasetswa n'abanyarwenya batandukanye. Iyi Gen Z comedy nkubwira ko rwose imaje guproducinga abanyarwenya abeza cyane mu myaka irenga 2 igiye kumara. Nakubwira abanyarwenya imaje guproducinga ba Isakare Nigena, ba Eric Birutsiro nabo batangiye kuzamuka, ba Kampire nabo bari kuzamuka, ba Lucky Baby. Ariko ubwo wenda ubwiye abo ya producinze mu myaka imaze, nakubwiramo uwitwa Pirate, nakubwiramo uwitwa Muhinde, nakubwiramo ewana ibenshi naba nkubwiramo, ariko uwitwa Kerema Inkirigito, baba Mushumba, bose bamaje kuba abafata izina kabisa. Amafoto rero ya Ishkevin urabona kabisa abantu bari bishimye, nawe yasetse, ubona ko yanezerewe hamwe. Bitwa Andi ibumu Kevin abafite imirongo myiza cyane, banza wumve hano. Ubutani ngenda kubahuka sana, ndiyumva ndi up kansi nafa kugaruka down, iniga ziranyataka nkavuna muri mbwa, mvana block muri warubyana menagura impanga. Since covid turi broke, inzaritera buri mwaka, migi coffee buri season, life ihenda kurusha, ndi kuri speeds nyibara gukonera buri pa, inzoka nyinshi ziri after miba ngenda nguruka, future nziza iri haya amajizi ndeba ari gukina, sinjya nyasubiza mpaka kanarekera kumvuga. Mfite umutwe ufunze ukomeye nka Beto zi Madrid, wumva utuje nkurusha ubwenge, ndi na Serveri Matia. I'm very challenging kuva kera level ni nka TID. Tuva kuri Ishkevin rero wabakubise imirongo itandukanye. Ndagira ngo mbanze nkwereka amafoto meza hano kabisa y'icyamamare. Reba wowe, see the photo yitwa Miss Mutesi Jolly, kizungereza cyiza cyane kabisa. Ari abantu bifotoza ukavuga ati Imana irarema kabisa. Nikomereza n'amakuru y'imihanda, ndakubwira ko uyu numwe mu bari bahariya mu Buhinde wamaje kuba yambikwa ikamba rya Miss iry'Ubuhinde 2024-2025 kabisa, yitwa Paula. Numwe mu bafite rero ikimero n'uburanga, nawe navuga ko burangaza benshi kabisa mu mafoto atandukanye nagushakiye. Urimo uramubona, uyu niwe Miss Buhinde. Ubwo nawe niba ubona ari we mwiza koko, ubwo uraza kuba umbwira muri comment.
n'amakuru y'imihanda ngenda cyari Mr Muhanzi ya Cyarandabazi TV ukomeje kuba ugenda wumvaho byinshi bitandukanye. Nyarukire ihariya i Dubai witwa Clapton Kibonke rero yamaje kuba yiberayo kabisa mu bikorwa bijyanye n'ubuhanzi bwe. Birumvikana ni filime, ntago tuzi niba ari filime agiye kuzatuzanirayo harimo hariya i Dubai. Hanyuma witwa DJ Crash ubwo yari mu kiganiro na MN muri ndabi kuri MI Empire yaje kubatangaza ko witwa Element ngo yanamukwa inkwano yarazishatse ngo uyu ni Crash we kabisa. Ubundi ngo witwa DJ Crash na Element ngo nibihwanye, ibyo ni DJ Crash ngo yabibonye abona rwose ngo bahwanye, kagomba kumubera umugore undi nawe akamubera umugabo. Abwira Irene ati Irene rwose mfasha nabara dore turaziranye umpuzo na Element ambere umugabo ati nge n'inkwaro ndazifite ati nyashi ndazifite nta kintu mbura kugira ngo Element anyemere ngaye nguko. Ubwo rero mumbwire muri comment. Reka tunyarukire muri Shining Boy Festival. Platini P nawe yamaje kuba yerekanwa nk'umwe mu bahanzi bazaba bari muri iki gitaramo kizaba kwa 11 tariki ya 29 mushyigikire kabisa witwa Davis D. Nyaruke kandi ngubwire ko witwa Arinesa nawe yamaje kuba aterekanze indirimbo nshya yitwa Tamsana. Indirimbo numvisha ari nziza kabisa, ifite n'amashusho meza yakoreye muri Kenya dore ko ari naho aherereye. Yaje kubavuga ko yagiye gukora indirimbo muri Kenya Tamsana amashusho yayo kuko ngo hari uduce tw'ingenzi yashakaga kugaragaza tutagaragazwa hariya muri Kenya ngo bitewe n'ibyo yaririmbye muri iriya ndirimbo Tamsana. Iri mu ndirimbo nshya sinasoza ntakubwiye ko witwa Yega Boy umupeto uri kuzamuka neza cyane, mwamenye cyane nka Keston ku mbuga zitandukanye. Yamaje gusohora yitwa Vanilla, indirimbo nziza cyane abonye nayo ifite amashusho aryoheye amaso. Yandi makuru reka nyarukire mu bushakashatsi sinasoza ntakubwiye ko burya ngo igitsina gabo gikunda kumva umuziki gikurura abagore. Sasa rero strategy twayibonye, gahunda n'ukujya mwumva imiziki myinshi asigaye ubundi igitsina gore abagore banyu babaca inyuma, abakunzi banyu babaca inyuma bakajya mubakurura cyane kabisa bakabiharira cyangwa namwe mukabiharira. Ubushakashatsi rero bwakorewe muri Autriche bugaragaza ko burya ngo igitsina gabo gikunda kumva umuziki gikurura igitsina gore cyane. Hanyuma nikomereze n'utundi dukuru nk'utu. Inkuru y'akasamutwe umutwe wayo uragira uti umusaza yapimwe nyuma yo gupfa bamusangana ibitsina bitatu. Umusaza witabye Imana ku myaka 78 utatangajwe amazina kubwo icyubahiro cye yapimwe nyuma yo kwitaba Imana bamusangana ibitsina bitatu, ariko bigakekwa ko nawe atari abizi kuko byose bitagaragaraga inyuma. Gira muri comment bimeze bite wowe? Wakoze wowe twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma kuba twarebanye aya makuru y'imihanda. Ni byiza cyane, duhe ibitekerezo, duhe like, comment, share, asigaye duhure mu yandi makuru ari imbere.